mbihereyeho ku nkuru ejo bundi Penina yazanye avuga ngo ndabihamya ndabivuga ndabyemeza neza ko Plaisir ariwe wateye inda Zawadi uyu nguyu ni umukobwa w'i Musanze wasengeraga i Bukane ngiro rwa ADEPR wadutse aza avuga uburyo yabayeho mayibobo akanywa itabi ry'urumogi rikamubata akaza gufungwa inshuro nyinshi akaza gufungurwa akakira Yesu nk'umwami n'umukiza akaza avuga ubutumwa nk'uko Theogene Nzahukiye yaje avuga ubutumwa uburyo yavuye mu mihanda n'ibindi. Rero yaje muri uwo mujyo aza avuga ubutumwa, abantu baramwishimira, abantu baramukunda, batangira kumusapotinga, ndetse umukobwa aramamara ajya ku mihanda aramamara. Rero ejo bundi Penina azanye inkuru y'akasamutwe ivuga ukuntu ngo Plaisir yagiye agatera inda Zawadi, yamara gutera inda Zawadi ngo bakabihisha, bamara kubihisha inda Zawadi akabana nayo, ngo bakabeshya yuko ngo yari arwaye kanseri kandi ngo yari atwite inda ya Plaisir ubwo duheruka yagiye ibukane mu rugo kwa Zawadi amukoresha ikiganiro. Zawadi avuga ukuntu ngo bamubitse yuko yapfuye inshuro nyinshi, ariko ngo atapfuye ahubwo arwaye indwara ya kanseri akaba ariyo imumereye nabi. Plaisir bakorana ikiganiro amushyiraho nimero ndetse za Zawadi ko abagira neza bashobora kumusapotinga bakaba bamufasha kuvurwa. Abantu ngo benshi bandikira Plaisir bamusaba kuba yafata Zawadi akamujyana kwa Julienne Kabanda mu rusengero kugira ngo bamusengera kire, dore ko abantu benshi bahatangira guhamya bavuga yuko barukira indwara zitandukanye, ibisazi, kanseri ndetse n'ibindi. Abandi bakamwandikira babwira Plaisir ngo uzafata umwana w'umukobwa umushyire mu modoka umujyane mu rusengero kwa Julienne Kabanda, murambike ibiganza amusengere amukize. Ibyo ntitwamenye aho byahereye, ngo abandi bagiye bandikira Plaisir ngo bamubwira ngo namuhe imiti ya product ngo ivura kanseri ngo azakira. Ibyo naho byarangiriye, ntitwamenye uko byagenza. Ahubwo ejo bundi nibwo haje inkuru ivuga yuko ngo ibyari kanseri ngo byaje kubyara inda, ariko nanone niba Zawadi atwite si ikibazo. Zawadi ashobora gutwita, nibyo kuba yarabwirije mu nsengero za ADEPR zigiye zitandukanye, akarwara kanseri wenda ikaza no gukira cyangwa se koroherwa, kuko numva ngo kanseri ishobora kudakira ariko iroroherwa barayishiririza, akaza kuba yatwita. Ntago byagakwiye guteza igikuba kinini cyane ko Zawadi yatwise, ahubwo byagakwiye gutera umurava ba bantu bamukundaga mu buzima yabiyeretse ko bamufasha bakamusapotinga, nuko gutwita akazabyara umwana muzima mwiza witaweho. Kuko niba Zawadi ashobora kuba atwite akagira ubuzima bubi bw'ubuzahare, n'umwana atwite urumva ashobora kutabaho, ariko bamufashije bakamusapotinga ashobora kubyara umwana amuzima. Nkavuga niba kandi Zawadi koko atwite, ye kwiheba ngo yihererane, kuko ndamuhamagaye kugira ngo menye ukuri kose, menye niba Zawadi koko atwite ibintu biri ku mihanda, niba atwite inda ya Plaisir bijye ku mucyo, kuko n'ubundi ntibazagumya kubihisha, bizagaragara, kuko ntawe uhisha, ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi, ahubwo yidekarire hakiri kare, azajye no mu itorero asaba imbabazi, abyara umwana, agaruke mu buzima busanzwe bw'itorero, kandi itorero rizamubabarira, kuko ntago ari we wenyine waba ubyaye, kandi nanone si we wenyine waba abyaye ari umukobwa, cyangwa se w'umwana ashobora kuba yaramwihakanye, nabyo birashoboka, akifasha umwana akaba yamurera, cyangwa se niba se w'umwana hari ashobora no gusanga se w'umwana bakabana, ibintu bikagenda neza. Ahubwo igihari ni uko indi irimo kuvuga ko ari iya Plaisir Ntaganzwa, kandi nanone Plaisir Ntaganzwa bishobora kuba uyu ari umwuka mubi wa Satani urimo gushaka kumuca intege kugira ngo adasubira inyuma ngo yongere ajye kwakira ubufasha Zawadi, kuko birashoboka ko yajyayo ibukane akagenda akakira Zawadi ubufasha bw'abantu bamukundaga, kuko ashobora kuba yaratewe inda n'umuntu akamwihakana, yamara kumwihakana kandi akaba akeneye ubufasha. Zawadi rero ndagira ngo mubwire ngo ubwo nunabyara uzaze uvugisha ukuri,
kandi nanone perezida nawe haguruka koko ugende ibukane ubwire Zawadi ashyira ukuri hanze, kuko kuba barimo kugusebya cyangwa se kuba barimo kuvuga ko ari we wamuteye inda atari byo ntabwo ari byiza. Ashyira ukuri hanze nk'uko wamufashije, n'ubundi ashyira ukundi kuri hanze kuko arwaye, ashyira ukuri hanze ku kuntu yasamye n'ukuntu atwite, kuko ibyo ngibyo ntabwo ari ikibazo. Ibindi nabwira perezida, wicika intege, gomeza wakire support abantu, ariko nanone ushyireho limite, uvuga ati niba abantu mubafashije muzajye munagaruka muvuga uko mwabafashije, kuko urabona ko ibi bintu ku mihanda birimo guteza ikibazo. Ushobora gufasha umuntu ukagaruka ukerekana ibyo wamufashije, kandi nanone bikagaragara ko wamufashije kuko abantu hano hanze byabaye ibibazo. Ni mu biganiro bindi tuzajya tugenda tubagezaho, nagira ngo tukumve koko niba Penina ibi bintu yaba avuga ari ukuri cyangwa se ari urwango rw'intandaro yaba yaragiranye na perezida, bikaba ari byo bituma wenda iki kibazo kibaye kuri Zawadi kikitirirwa perezida, kuko perezida niwe bakoranye igihe kinini mu ivugabutumwa agiye akora. Naho ubutare mu biganiro bindi tuzajya tugenda tubagezaho, kandi mukunda ukuri, mwe kumva ibinyoma cyane, mwe kumva sayidi imwe, ahubwo mwumve sayidi zombi. Kandi nanone niba umuntu mubona aguye mu byago cyangwa se ageze mu byago, mwe kumuciraho iteka. Bibaho ko umuntu ashobora kugwa mu cyaha kandi akakivamo. Ikindi ngira ngo mbwire perezida, ikureho uyu mwanda. Niba koko atari byo, atari weho wateye inda Zawadi, gerageza ushaka uburyo bikavaringa, kuko byamaze kuba byinshi biri kukwangiza. Gerageza ushaka uburyo wabikavaringa, ushaka ukuntu ibintu byavaho, ukabone nubwo bitavaho ariko wagaragaje sayidi yawe. Yego, kuko guceceka nanone ni ukugumisha abantu mu rujijo, ni ukugumiza nyine gucarenjinga abantu ariko bidafite rezo. Sawa, Imana ibarinde.